iby'agaciro kuba uri hano natwe kandi n'iby'agaciro kuba turi hano. Nizere ko nawe aho uri umeze neza. Iwa welcome kuri YouTube channel yacu ya Idea TV. Tugiye kugezaho inkuru zigiye zitandukanye uyu munsi. Ntabwo ni nyine rero hano ndi kumwe na Josh Rwanda kandi nanjye nitwa Genwise. Tugiye kugezaho inkuru mu kiganiro cyitwa ukuri ku rukundo. Josh, uriteguye se? Twiteguye cyane. Meze neza cyane. Usa neza cyane kabisa. Ndabona ako wazanye umugore gute ukuntu uri gusa biragaragara ko ushobora kuba ufite umuntu uri kukwitaho. No, ntawe man. Urabyuka ukimenyera buri kimwe cyose cyane rwose. Yeah. Cyakoze bakobwa muzashaka n'umugabo rero urabona mufite akazi gakomeye cyane. No muzabikora bikamera gutya zaba ari byiza cyane. Uko babibabwiye rero tugiye kubasangiza inkuru zigiye zitandukanye. Ntabwo ari imwe yonyine, hari n'izindi muzamubona kuri channel ya Idea TV. Ni ukuri ku rukundo, ni ibiki bibera mu rukundo, ese nahe mabanga yihishe inyuma y'urukundo, ese habaho ababikora neza bikarangira n'ubundi bakundanye bakabana ubuziraherezo. Hari nabo babitangira neza ugasanga hagati birapfuye. Ibyo nibyo ugiye kuzajya usanga hano rero muri mu kiganiro cyacu kuri ku rukundo kuri channel ya Idea TV. Yes, nkuko rero mwabibonye ni Josh Rwanda na Genwise tugiye kubagezaho inkuru. Josh, ndumva naguha umwanya rwose ukatugezaho inkuru yawe y'uyu munsi. Inkuru rero itangiye ari n'ukuntu njya kuvuga inkuru ikuntu mba nyizi nkumva agahinda karanyishe, nkumva ndababaye. Hari igihe usanga umuntu yarahemutse nko mu rukundo, my friend, tukavuga ati se nk'uko koko wenda ko tutumvishe pariti imwe. Basi uyu muntu yakoze iki mu rukundo kugira ngo uyu muntu amukorere ibi? Ukavuga ati rero wamugani hasanga ari impamvu ibitera, ariko mu buzima busanzwe abantu nyine habahemukira abandi, abantu bakora ibintu bitari byiza. Inkuru yacu rero itangira ari umugabo ari muri gereza. Umugabo ari muri gereza ariko ubona yishimye, bari kumukatira burundu ariko ari guseka. Ariko ati nta kabunda ngo mu ndase. Ati mbiki n'umugabo utaragoye urukiko. Ariko ngati ngiye ahubwo ndumva mwanyica kuki muri kungatira burundu. Kumwe mu bantu bari baravuga se umugabo we kuri abari kuguha ibihano bikakaye nk'ibi ngibi byo kuba muri gereza ubuzima bwawe bwose, ariko nkaba mbona nta kibazo ufite wishimye. Umugabo ati erega buriya nageze ku cyo nashakaga, ibi byose narabiteguye, kuba ndi hano ntabwo ari impanuka, ndumva ari naho heza. Watumenyera muri make undi se ibintu bari kugushinza bimeze bitwatumenyera muri make ukuntu ibyo bintu byagenze. Mugaraga ati ni urukundo. Kandi se urukundo ruragufungishije nyine tubwire byagenze bite? Ati baranyira ari nyiri umusore nari mfite amagara mazima, ndumukunda gushaka amafaranga. Biranamira amafaranga ndayabona, ariko nkunda umukobwa mwiza. Mwiza pe, ndamushaka, mba mfite amafaranga, nashatse umukobwa nyine tazi imirimo ivunanye, ariko n'uburi nta nibwo yagombaga kuvunika kuko amafaranga nari nyafite. Ati ubwo turabana kundo tumeze neza, tubyarana abana 4. Ati urumva imirimo nakoraga biba ngombwa ko nyikomereza mu mahanga. Ati umugore agirangiza y'igitekerezo arambwira ati genda umva ndambiye kuba housewife, nyine wife material, wicaye nta kintu nkora. Ati urabitekereza ute ndamutse ntekereza umushinga nkawukora nkatangira nkinjiza? Ati numva umugore atsangiye igitekerezo cyiza. Ndavuga nti wow, ati ahubwo niba ufite umushinga wamugani wakwicara ukawutegura neza, ko yari umugore wari wanize. Ati ukambwira nyine numva uko bimeze, hanyuma ahita nguwo iki amafaranga ugatangira ukora umushinga wamugani nawe kwirirwa wicaye urya amafaranga gusa nubwo nyafite, ariko nawe uri ukora mu mutwe ubwonko burakora kandi urumva ibyo bintu byari byo cyamurumvikana. Ati nta kibazo, umukora aricara nga planninga business ngo yakabari. Arayidesigninga ashyiraho renting nyine fees, aho amafaranga nyine y'ubukode, aradesigninga ibyo azakenera, inzoga zacuruza, ibintu byose. Ubwo igihe kiragera rero abwira umugabo ati dore ngiyi business plan yanjye
kigize no kwishyira mu bikorwa. Umugabo rero umva yari mu mahanga arabimwohereza aramuganiriza amubwira ukuntu ibintu byose bimeze, arangije umugabo amuhereza amafaranga. Umugabo ubwo aratangira gukora akajya abwira umugabo amaze business imeze, umugore ati business iraho imeze neza. Kumva umugore ahantu yibereye yaragiye akajyanwa n'ako kabari agasinda, ari nawe ucuruza akamwe niwe wacuruzaga, nuvuga ngo yacuruje akabari kari kanini cyane karimo inzoga nyinshi zirenze cyane, ashyiramo n'ibyokezo akabimanaginga wenyine. Kuko urumva hari umuco yahise yakira yatangira gufata uwo mugore wo kujya aca inyuma umugabo, akavuga ati hari igihe nazazana abakozi bakamvamo, ahitamo kumanaginga akabari konyine. Noneho rero yajya kugahisha Imana no gusuzugura Imana, ngo ndavuga ko ndavuga ngo kujya kuryamana n'abandi bagabo, gusambana ku ruhande, yajya gusuzugura Imana, urumva akakabari kasigara kicuru, abantu bagasigara binywera, yaranywaga agasinda abantu bagasigara binywera. Noneho mu gitondo umugore avuga ati umugabo yamamagara video call agasanga byashizemo, agatangira nyine kumbaza ibintu byinshi cyane, akongera akagenda agafata amafaranga akarangura agashyira. Umugabo nyine umugore agenda yibera aho ngo yibera indaya yakuraho. None urumva n'abantu kubera ko bazaga bakaba bazi yuko minota 30 cyambere cyangwa amasaha 2 umugore araba yasinze yagiye gusuzugura Imana, bakaza bakavuga ati turanywa kamwe turishyura kamwe, ariko izindi turazinywera ubu, zisigara turazinywera ubu. Harimo amayoga menshi ahenze y'amafaranga ahenze. Umugabo arwara mu mahanga iyo nazi ngo bigenda bite. Igihe kizagera rero umugabo agaruka akazi yari arimo mu mahanga karangire, agaruke mu Rwanda, asanga umugore imitungo yose yarariye, ibintu byose yaragurishije hafi yo gushira. Ariko rero umugabo yari yabiriye mu buryo utapfa no kumenya, agenda afata amadeni, agenda umugabo mwubwa mwoherezaga amafaranga kuri banki ngo ajye kuyashyira kuri banki ngo yabitse wapi, umugore akongera ahubwo akajya agira gute akayaranguza, akongera akagura ibyo ashaka. Ejo yagiye hehe, yafashe umuntu ngo w'umwizerwa ngo basangira niwe asize ku kabari, badasanzwe banaziranye, mbese umugore agenda ahomba bishoboka. Umugabo atashye rero amubwira ati wa mugore we, ati dira ahantu twakora, atanakoraga hanze wenda amafaranga yo gukodesha akabari kangana gutya, urumva wenda ntacyo yaradutwaye, ariko ndabona n'abakiriya tutakibabona. Urumva umugabo yaraje atangiye ashyiramo protokole ye, babantu izanzoga z'ubuntu banyweraga ntibazibona. N'ubundi umugore yamwereka ko abakiriya buzuye ari babandi n'ubundi barindiriye wa mwanya w'uko umugore ari gusinda bakazinywera ubuntu. Wa mugabo ahageze kubera ko bitari bushoboke, abantu bumva bahise bagenda, abona akabari nta bakiriya kiri kubona. Aravuga ati rero ndumva twakwimuka hano hantu tukajya ahandi hantu hatoya. Umugore atereka reka, ati ahantu nziranye n'abantu bakomeye, ati abayobozi niho baza kunywera inzoga, tugose turahimuka, barona biragenda bite, ati ahantu hava nanjye ndahava mu rugo. Umugabo ati ngo iki, ati none se urabona ukodesha akabari, inzu ukodesha akabari ukoreramo ukishyura miliyoni 2, none n'amafaranga dukoreramo nubwo dukoramo 200, urumva amafaranga dukodesha azajya aruta inyungu, urumva ibintu byakunda. Ati icyo ngubwiye cyo ntabwo akabari dukimukamo. Ariko ngiye ati mukimura nanjye ndagenda sohoka, ahita ataha yivira ave mu rugo baseye. Umugore takose umugore disegose umugabo amina ko umugore ndamugenzane, agisha inama abandi bantu baranga atari ko ntawe nasoni, umva ruko nabagabo bagenda bakagenda batari bayaye naho ngaho gose irikana kuri umugabo. Aranga ati genda ukimura agende nitera ko none se ugiye kujya ufata miliyoni 2 zishyure wimuke 200 kahoda, ati byo ntibishoboka. Kandi urumva nabyo ari muri rushiki. Umugabo aravuga ati kose ndakimuye nanjye sinigeze nkora ikintu ntumvikanyeho n'umugore, ariko kuyicuro ndakimuye. Arakimura, akimuye rero umugore arahambira arataha, aravuga ati ndagiye. Icyo kiramucyura, aragenda atabana rwose. Umva ko babyaranye abana 4. Umugore ageze aho ngaho ajya mu buzima mubi nyine, abura uko abaho, atangira guteseka, ararokorwa. Ajya mu burokore, ajya gusega Imana. Agiye mu burokore rero niho ibintu byaje kuzambira. Ajya gusenga mu butayu, aravuga ati rero tugeze mu mwanya wo kwaturana ibyaha. Ati buri muntu wumva ikintu kiri kumukubita ku mutima, ati ya kintu kimufata ku mutima, yumva hari ikintu kitamuhuza n'Imana. Urumva ari ukuntu abantu basenga akagushyira umwuka akaguhuza n'Imana. Ati niba hari ikintu uri kumva ku mutima kitaguhuza n'Imana, ukumva nyine hari ukuntu uri kugica ku ruhande, Imana ireba mu mitima. Ati kivuge
kivuga ubohoke kibwire mugenzi wawe watura ibyawe ubwire mugenzi wawe ati uruhuka umutima. Umugore baramenetse aranize ati atagiye kwatura ati byagenze bite ati Imana imbabarira ibintu nakoreye umugabo wanjye ati Imana ikubabarire ati Imana imbabarira umugabo wanjye rwose nariye amafaranga y'inyapfusha ubusa ati yo ati Imana ikubabarira urumva umuntu uri kubwira nyine warakubwiye ati yo Imana ikubabarire rwose ati byo nageze gutya ati Imana imbabarira umugabo wanjye zikabana bane dufitanye arabe kandi nta n'umurimo umuntu wari kumva ati abana ati Imana ikubabarire tubwo n'abandi bari gusenga barahagarara araceceka baravuga ati breaking news ati umugore rero byamenetse yarize amarangamutima ni menshi ati Imana imbabarire umugore wanjye rwose ati umugabo wanjye ati namukoreye ibintu bidakorwa ati Imana ikubabarire rwose ati ni ibiki rero umuntu ariko nameze yabaye nk'umunyamakuru ati tubwire ayo makuru ati Imana imbabarire ko umugabo wanjye namubwiye ngo yifungishe burundu kandi nta mwana dufitanye ati we umugore ati Imana ikubabarire ati abantu bose ubwo bari kwaturana barahagarara bavuga ati ni inkuri ati Imana ikubabarire bose bavugira ngo ati Imana ikubabarire. Umugore aravuga kuko ati Imana imbabarire rwose ati umugabo wanjye ati namuciye inyuma bishoboka ati umugabo wanjye namuririye amafaranga ati Imana ati rwose ati Imana ikubabarire ati Imana imbabarire umugabo wanjye namwanduje sida ati Imana ikubabarire yabaga tata we amasengesho ntarangiye. Umugore umwe wari bari kubibwira ati ya ajya ahura n'undi mugore mugenzi we ati Nyaruna ati mbega umugore w'igisebe ati twagiye gusenga ariko navuyeyo shitani yuzuye ingeza ati mbega umugore turabona umugore uriya wahukanye agataka iwabo ati yatuye avuga ibintu yakoze ati uriya mugore ni shitani ati byararangiye ati urabona barabana uriya mugabo yabyaye ati tuzi neza ko nta mugabo nta mwana n'umwe urimo kumva umugore ahanabira igisimba ati noneho tuwabera umunyagoro katsindwa atinya navuga ngo Imana ikubabarire ko bitandika umutima ati ngo numvaga namukubita nkamwica ati atavuga ati abazi neza ko umugabo abana bose afite atarabe naragize amubwire ngo yifungishe burundu. Urabizi abagabo bafunga bate iyo abagabo bagiye kumufunga aboneza uburyo bamufunga bate burundu ati cyata umugore aho yari cyica aturumva abana bose afite nawe umugabo yaragiye amwira ngo afunge burundu aturumva icyo kintu ati so waba bari iki ati waba bari iki ati ko yagize akavuga nyine akavuga ati Imana imbabarire ko yamwanduje sida shanje baba we ati nyiri ibyo bintu uranoga n'amafaranga yose yari yarayamaze abo umugabo rero aricara atuje bari mu bintu urumva inkuru nuko yakavuye mu materaniro itangiye kugera muri karitsiye inkuru iragenda ikoza ku mugabo hagiye gushya mugabo ati ntabwo ari byo barabeshye umugore ati madame ati ngwino tuganire ati so warahukanye we ntiwagaruka ngo tuganire ati ngwino tuganire ubwo aramukunda araza ariko yasigaye agenda nyine yarateza agatambaro ari mu gakiza ari umwana mwiza abaraje ati Nyiraruna ati karame ati ibintu ndi kumva muri karitsiye nibyo ati yewe ati bari abana bose ntabwo ari abanjye ati nuriya wiga mu Burayi uriya ndi kwishyurira amashuri ungana kuri uriya mugabo ntabwo ari uwanjye ati ntabwo ari uwanjye ati nabucura ati nta n'umurimo ati nawe mugabo ati nta bande umugabo ajya ararondora umugore ararondora abagabo numve ngo umugabo mwana yari afite se umugabo ati none se ko numvishe ngo amafaranga yose ngo warayariye warayamaze ati rwose ati niyo mpamvu nanze kwihangana ati numva ko n'ubundi niyo muri akabari uzahita ubimenya ati nagukora ibintu bitabaho rwose ati nasabye Imana imbabazi ati nawe nari ko nzagusaba imbabazi ati ariko wenda ugumamagaye ati nicyo gihe cyo kugusaba imbabazi ati ikindi kintu nibagiwe ati buriya nagiye kwipimisha nsanga ndwaye sida ati nawe uzareba ushobora kuba warayanduye mugabo ati yewe tata we ati koko se ati ibyo bintu kumbwira nibyo ati madame urambwira ngo nifungishe koko ubuse basi ureka uyu munsi nkaba nabasha kubyara kandi garuka burundu we koko
umugore nyine arapfukama ati mbabarira, ati rwose umutima w'ibiti buraturya ku bana, nari ngukurikiye amafaranga, numva gutambyarira ni narabipanze, numva gutambyarira, ati nashakaga amafaranga gusa, ati ariko nasanze ubutunzi nta kintu bumaze, ati ubu ntakiri umwami, Yesu umwami n'umukiza, ati nicuje ibyo nakoze, ati mukuru mbabarire, ati rwose ati ntago nifuzaga gukora ibi bintu, ariko nanjye umutima usigaye uncira urubanza, ariko ndagusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Umugabo arambwira ati ukaba nyirumva yumiwe n'agahinda n'umujinya byose. Arebye nyine umugore, arebye ukuntu umugabo yarakaye yabaye nk'imbogo, aravuga ati ndatekereza nataha. Arambwira ati mva nta kibazo umugabo, ati ngwino, ati buriya umugani ubwo ubasha kwisubiraho ugasaba Imana imbabazi, ati ntacyo bitwaye, ati abona nacyo gihe nanjye Imana ashaka kugira ngo nyiswenda nyure mu iki gicucu mu buzima, ati nta kibazo, ati ahubwo akira umubi nari ngukumbuye, twatangira ubuzima bushyashya tukibagirwa ibyahise, nubwo wayariye nyine nuko nguko nta kibaho nta mpamvu. Ubwo umugore arimo arasohoka, mbega arimo arasohoka, anaraje aza guhobera umugabo nyine ngo bahane imbabazi. Umugabo ati yaraje aje kumpobera, tiba mfashe zose ndamushwigiriza, umugore arapfuna, ndamushwigiriza, ndamuniga nk'uko urahera yikubita hasi. Mbona ntibihagije, muca amatwi, ndamufata namukata amatwi, ariko mbona nabyo wapi. Ndagenda afata igitiyo cyari kiri mu nguni twakoreshaga dutayura imishanga, ati ndagikura nzana umuhini, ndamukubita akubita umurambo shaka, ndamukubita agaramye, mbona ntibyawuzuye, ndamubika hano bene hano mu irugu, ati ndamukubita kugeza ngo ndajwigira, ndasakuza nabaye nk'umusazi, ndasakuza abaturanyi baraza, barebye baje basanga nusuye amaraso, nyine naryamye aho ngaho, namukatabuye, namukubise, namwishe. Ati bahamagara polisi niko kunsanga aha ngaha. Ati rero ngewe I'm happy, ndishimye, ndumva mwandasi nkapfa kuruta uko mwamfunga burundu. Ati ubu nabaye inyamaswa, ntabwo ndi umuntu, ndi umugabo urwaye sida, ndi umugabo ufite imyaka 60, nta mwana mfite, ndi umugabo watunze amamiliyari waraye amajoro nkora, ubu nta kintu utunze, ndi umugabo umeze nk'umuntu utarigeze aba ku isi. Uwo mugore yajya kubaho, nicyo kintu cyari kuba kibi, nyine arwaye na sida, simbyara, ndi wa mugabo ubu ngubu utabona nk'akana, ndwaye na sida, sinajya no mu kiye, nari kuba hanze ku isi mwandashe ivi. Umugabo yabaye traumatized, mbega jane ndavuga nti ibi bintu biba mu rukundo koko. Urumva ikintu bita ububabare, uwo mugabo numvaga agahinda ke, kavuga ni urumva ni cya kindi cyo kuvuga gukurikira uyu muntu gukurikirana amafaranga, ukaba ufite amafaranga, umuntu akagukunda, ukabona umukobwa mugani w'ikizungereza aragukunze, ariko nyine itagite amafaranga, waranakora akavuga turasuka mu gusoma uzakora ntabwo twabyarana, akagenda agahura n'abo mungu bakundana ariko utarabonye amafaranga, wundi yakundaga cyesha, asa neza ati nterinda, akamutera inda, ntiwicaka, yamutera inda, akagira gutya akamutwitira, nawe ukarera, ukagura za sererake n'amanido, umwana akarwara agacurane, ukarara udasinziriye, ukajya mu modoka ukishyura, bya bintu umwana nyine anyuramo ukabikora, umwana akaba umwuga, ukamwirira amashuri arenze, akajya kugira nubwo yiga hanze z'amasitasi akazirangiza, kumva umugore aje akubwira ati you know what, that man is not yours. Buriya igihe bavuga ngo umuntu yakoze ikintu kiri wicked, ariko hari ibintu byatumye aba umusazi, wakagikora yishimye, akavuga ati niba handi umuntu aba traumatize, akaba umuterrorist, akavuga ati gukora ibintu bibi, ndumva ari byo bintu bishobora kugira gute kukundi. Urumva mu rukundo
umugabo nta kintu ntakoze ndi wa mugabo wakoraga cyane nahise ntekereza guturuka mu busore kugeza mu myaka mfite ubu ngubu abana bose mbarere nta n'umwe wanjye urimo urumva imvune nagize urumva amafaranga yose nagure umugore yose yayatereye yayahaye abanyamahanga arangije agerekaho akantu ko kumbwira ngo nifunge burundu noneho aho ntashobora no kuba naje yakoze ibyo gusa anamwanduza ubu n'ikiyedi ntiyagishobora bega we urumva umuntu uba mu buzima bubi bumeze buryo yaravuze ati ngewe rero I'm proud to be here I'm proud to go I wish I can die now. Wow, my God. Byahise bimuriramo isomo ryo kuvuga ngo we need to pay attention about relationship. Mane ubu amugani ari wavuze ngo gukunda bakunda undi. Erega rige n'umuntu pretend gajanti nicyo kibazo kiba gihari. Erega buriya kuba umuntu agukunda ntacyo bitwaye ariko hari igihe umuntu azakakwereka gukunda kandi atagukunda wabimenya ute? None se ubwo wakitonda gute? Buriya no kumenya level yawe. Buriya umuntu ufite amafaranga ugaho nawe urakabije ushobora kuvuga ngo umuntu ajya ashaka umugore mubi se kugira ngo oya ntago ari umugore rega se umugore mubi gute ntago ari umugore mubi niba ufite amafaranga ukabona ufite amafaranga jya umenya yuko any time ushobora kubona fake love kubera ko abantu bakunda ubutunzi abantu bakunda kubona umuntu ari mu modoka rega nta musore usohoka mu modoka ye usohoka muri apartment ye mu nzu ye imeze neza ifite piscine ifite everything afite akazi keza uwo musore uzambwira ngo umusore afite isura